yego ntabwo namuca inyuma kuko ndiyo bino mbikora kubera kwishakishiriza ubuzima mani nzagiye n'ikigo gikinzana SSC none se ntago ujya ukunda nk'umutipe uvuga ati shati we ntago uhari utari runampa n'amafaranga ayo bijya bimbaho we bijya bimbaho ko njya niyumvamo umuntu nkumva nyine namutamo yego kandi bikanabaho nkamutamo pe agenda akanameza yarenze ayo nifuza kuko ntabwo nahereza imbwa nkeneza umuntu muzima ibwiriza apana kuza kunyeneraho ibibazo biraje rero noneho sasa wanje ushukisha ibiryo kugira ngo ntakubaza cyane ariko noneho ngiye kuba nakubaza cyane umusukana na mugabo rero namushukishije ibiryo kandi kari gashonje nshonje nyine naho tugiye kuba twatangira noneho tugiye kuba twatangira nase ubundi wari uri kurangiza oya ni buntu sibyo by'ibifuti buri kuvuga ntabwo reka nase ubundi gambanza nkoze yego bagira ngo mbanikira amamera hano hari amamera nikoreye kurya mbanikira iki muransetse ahubwo abantu mufigira n'ibyo museka mwazamayeho nanjye nkaseka mwana uvuze ngo mu buzima bwawe ntujya useka ndasekera ndetse nongeye kuguhereza ikaze wakoze subscribe ku Murava News umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu ninge T-Bless nanone T-Boy T-Busega baddest bari bo mu class ya kuba but the top ambassador sound the machine the make lazy your blessings over blessed the top hustler Mr. Humble Man nushaka umwita kasa mutwe mu Rwanda sinjya muri imigozi mpambira uyu munsi nahambiriwe kwa Jackie kwa mpambiriye ntaguhambira ze njye iwanje ngenje nicwa n'inzara ko bakubwiye ayo wana atara comment kunda yanje wana n'igiki umuntu uzi wawe utumwakiriza ibiryo numva muha ibiryo ko ngenda arya bivuze ngo uraporeza tu numva nitamo none ikibazo cameraman wanjye ashobora kutaza kuza kureba niba video yavuyeho cyangwa ikiriho kuko ari bon appetit pe yaryohewe njye ntago ndi kurya ntibababeshye uziko nabategereje nabaye ndetse kurya ngo muze dusangire uziko n'inzara yankubise kuba hantu heza wa mwana we niko ko turaheba none se ubu ko nabonye kino kizu kimeze ukuntu hakini kibamo n'ibyumba ubu kuri anniversaire yabo tuzatahara anniversaire yanjye ntago muzatape ntabwo mugomba gutaha no kurara kuko harimo ibyumba byinshi by'abashyitsi mwaswerana nababwira yase kandi nuza ufite n'abantu bazaba barimo barahabara anniversaire yanjye ntabwo gwenza banambaye kariso mama bure nyine ngaho uzaba wambaye iki ikariso noneho wabaho uzaba yambaye agastring nako nyine wabaho string birimo we n'ubungu birimo nyereka ndebe kare kwa maganga ngo ndakwereka abaganga ariko wanyerekere ko n'ubundi byose ari kama mbaya ko ntahiza hise aryo wishyira hoya none se kankubaze wishyuza ufite uburenganzira bwo gukora icyo ushaka cyose ese n'umushyitsi nawe uramwishyuza ari we umushyitsi kandi rega umushyitsi aba ari umwami aba ari umwami ese buretse gato nkubaze ubu ugiye nk'ahantu mu basiramu barisha intoki warisha intoki gute ubuze inzara zawe zabasha kurya ubugari se ko nta bugari njya ndya se njye bugari nanaburya naburisha bifoka bivuze ngo ntabwo ushobora kurisha intoki mu buzima bwawe oya njyewe ndisha ifoka nase n'urongorwa n'umugabo w'umusiramu ajya arisha izo ntoki naribi nzanamufata neza pe ariko njyewe oya turateganya kurongorwa ryangwa tujye dushaka intwererano sibizi iki cyeka niba ari anniversaire muri kuvuga nase muri anniversaire naho bazakugira siko mwandongorwa buri munsi ndamubura kangahe kiza ubwoba ngo nguki Jackie ngiye bahora bandongora buri munsi ndamubura kangahe kandi nkwe n'akabyeri kagoye nase ibyo bintu buri kuvuga uri kumva ubu nk'umugabo wawe ugukunda bya hatari cyangwa se nk'umuntu ugukunda bya hatari akumva ko buri gihe bahora bakumena nkunda bya hatari saba kundi kuma yanjye sari cyane bakunda igihe umuntu atari yakunda gusa yabakunda nyine umutima wanje n'ubu umuntu mfite n'ibikorwa byanje ni kumigakurikiraho ariko mu byukuri
ntabwo nabaho naswera na mwana. Nkubaza akabazo uramutse ushatse umugabo sibyo rimwe na rimwe mu buriri bikamujabuka bitewe n'ibibazo yifitiye mu mutwe ko bajya bavuga ko ngo umugabo ngo afite ngo stress ngo buriya ngo wapi ngo ntago ajya bikozwa kandi imvura stress uvura stress noneho gahunda mu buriri bikamunanira wamwihanganira akaba ari uwanjye akaba n'ubundi nkorera gahunda neza nakwihanganamo gake gerageza buryo ki nyine andongo. None se ushatse umugabo watuza ntiwajya umuca inyuma? Natuza nyine afite byose yaba muri gahunda yaba n'amafaranga ibintu byose kira kitu gihari nanjye nkora nawe akora yego ntabwo namuca inyuma kuko ndiye bino mbikora kubera kwishakishiriza ubuzima mani bagiye n'ikibazo kinzana SSC. None se ntago ujya ukunda nk'umutipe uvuga ati shati we ntago uhari utari runampa n'amafaranga ayo bijya bimbaho we bijya bimbaho ko njya niyumvamo umuntu nkumva nyine namutamo yego kandi bikanabaho nkamutamo pe agenda akanameza yarenze ayo nifuza kuko ntabwo nahereza imbwa yemeza umuntu muzima. Uravuga ati ngende banza mbone ko umuntu ari muzima wandi ushobora no kumundi gutamo tutarindire kubara mu mafaranga ariko kabanzi neza ko uburyo ari buze kwibwirizamo uza kuza kuba ari uburyo n'ubundi ukabona kabisa uza kuza kuba ari uburyo ndi buri kiriya tu ukabona gutayemo fresh ukari uburyo buzima bari bwagupfubyeho ndakwibukije ndakwibukije byakubayeho uraryana bro uko uzi inzara iryana wigeze uhura n'umuntu akagukoma neza bikamujabuka ukumva n'imitsi igiye guturika y'ubwonko hanyuma se ubu byagenze gute? umvaga nayicomera kuyiteka ufiriti umushyuko uraryana bro aho ujya unyicisha umushyuko ugumana imboro yawe mu mapantaro jya ugumana ibyawe none se nta mafaranga ufite ukuntu kuba hari abantu b'ibigori utamenya muswera nta mafaranga afite ntazi no kurongora yego gusa umuntu abayeho gute muri Kigali cyangwa isa yibaye imari ambo nta mafaranga afite atazi no kurongora byibura niba nta mafaranga ufite basimenya kurongora wari bwahure n'umuntu se udafite ayo mafaranga niba utazi kurongora basi ufite amafaranga wari bwahure n'umuntu udafite ayo mafaranga ariko akaba azi kubikurikirana abakiriya nanjye mvuze kwanga abakiriya batangiye kuguhamagara biwe n'ishere ntabwo narira kumwitaba ahubwo se umushere mushyashya daho bo niko ngahe nguko rero none se iyo uhuye n'umusore kugira ibyo akora bikamunanira bikamujabuka bikanga we ukora iki? iyo muye n'umusore kugira ibyo akora bikamunanira bikamujabuka bikanga kandi we wagiye kumureba umushaka uri kumva we wagiye kumureba ubishaka nakubwiye ngo niba udafite amafaranga byibura ntabwo uzi no kurongora yego cyangwa niba utazi kurongora ese nta n'amafaranga ufite hari n'uwuhura nawe abifite byose azi kurongora afite n'amafaranga uwo niwe wanjye rero yego utayafite se ukaza ndongora mu biki nese iyo upfubye hari abantu hari ufite utuhamagara se ukavuga ati yego ko ngewe muhite muri akuntu ngewe ukuntu zinunze ni umurundo ngaho zintunze nk'ibisasu ariko ntacyo turakomeza zintunze nk'ibisasu urabafite uvuga ati wowe nta kibazo ururete uza uhita ubinkorera ahubwo ze ngewe nicwa n'umushyuko kubera iki maze abagabo baba bandekereje baba ari benshi cyane bageze amahirwe bandongora ahubwo ngaho none se ubona utazasenya ingo z'abandi wa mukobwa we ntazisenya se ubundi ntazubatse iki kandi mu buryo ugira impuhwe zigeze bo barazingirira kameramani wanjye arubatse ntuzamugire kameramani se ngewe nguyu ari ku rwego rwanjye ngaho ndaje mpindukiza kamera mu mubone bamubone pe isura ntago ari ikonta
iki ushaka bya bigabo byandi bifite bigenda mu ntuze muri utwaye iki one wanjye ni nkogomani barazitwambuye dusigaye tugenda n'amaguru none ngo byarakomeye ngaho rero tubwire rero we mu mutwe wawe itekereje mu mutwe wawe wumva amaherezo y'ubuzima bwawe azarangira mukomeza gutyo uri siribateri amaherezo y'ubuzima bwanjye azarangira mpfuye ndabyumva twese tuzarangira n'undi dupfuye uri kumva uba wumva amaherezo y'ubuzima bizarangira uri siribateri gutyo cyangwa igihe kizagera uvuge ati ibyo nakoze nabyirukansemo reka nshaka umugabo none mbe pose ntuzi njyewe icyo nshaka nimara kukigeraho ni igiki rero nimereye neza nta stress nta kwifuza mfite urumva nta kurara amajoro nta kimeze neza yego ni nkorera ipinda ryanjye nkabona birakunze urumva nkagira aho mva nkagira aho ngera nkagira naho ngeza abandi yego aho umugabo nzamushaka bivuze ngo akazanshaka uzashaka umugabo ushingiye ku kirere azanshaka ahubwo ari wowe uzemera umugabo ushingiye ku kirere njyewe ariko kuva mu buzima bwanjye bwose njyewe umugabo wese wantereta yaba umusore yaba iki abandusha imyaka abandusha mu mutwe andusha n'imikorere andusha n'ubushobozi buri kimwe cyose abakindusha imyaka ingahe sinjya nyivuga nese umugabo ukurusha imyaka urebera he ndebera mu mutwe we mind vuze ngo aba kurusha mu mutwe abandusha mu mutwe andusha n'ubushobozi bwo kubaho hahandi nashobora kugira ikibazo runaka yego mbure kumubwira turabona bimeze gutya uwo ngo niwe uburi kugenderaho uwo niwe nshaka kuri wibwiriza apana kuza kunyeneraho ibibazo biraje rero noneho sasa wanje ushukisha ibiryo kugira ngo ntakubaza cyane ariko noneho ngiye kuba nakubaza cyane umuswera na mugabo rero namushukishije ibiryo kandi kari gashonje nshonje nyine naho tugiye kuba twatangira noneho tugiye kuba twatangira nase undi wari uri kurangiza oya ni buntu sibyo bintu by'ibifute buri kuvuga ntago reka by'ibifute ntago byagenze gute kano kaboro kanze ariko turebe byabyo kugira ngo dukomeze turebe ko tubona imigozi duhambira Jackie hanze aha ngaha ko hari abantu bashyigikira ibintu byawe ukora hakaba hari n'abandi bakurwanya abo bantu urababwira iki ku muntu banza duhere ku muntu urwanya ibintu byawe uburyo ukora utuntu twawe banza umunywere ngaho agiye kubanza kumusomeraho ubundi uwo muntu rero ndwanya yego cyo namubwira cyambere singi wabo sindari wabo nubwo mpanya ye urumva ikindi banza wirebe mbere yuko uza kundeba wowe banza niba nta kibazo ufite jya ureka kuza kuzinyuzurizaho nsokoreza izo nsya zawe jya ugenda kuzisokoreza kuri nyoko jyewe Jackie ndindwanye ndimenya ntabwo urabona nk'umuntu yakuvuze okay nakuze nimenya ikindi wowe uri kumvuga umbonye nkuze umbonye nsa neza meze neza nkiri mutoto nkiri uruswendegeri ntabwo wari unzi ariko umbonye nkuze sasa uravuga iki kutazi uko iyi si imeze kisi uyirimo nawe ubwawe isi atari gatebe gatoki twayizengurutsa kandi isi kidasakaye kandi kisi ikubaga nta kinya isi ibaga nta kinya ikubaga nta kinya rwose kandi ikindi isi nta muvandimwe igira ejo iragusekeje ikakurira niko n'abantu tubayeho turaseka ejo tukarira urumva sasa rero Jackie ntabwo ngewe naje kugira ngo mbi byiyumviro byawe mureze uranyumva niba nkunda nkundira uko ndi ukunde kamere yanjye ukunda uko mbayeho ukunda ubuzima ndimo ukunda uwo ndiwe umuntu ushobora kugufata akakugereranya n'indi sadunda wenda runaka iciriritse noneho iri hasi uwo muntu we wamubwira iki kuko ndabizi abantu bagereranya ibintu bitagereranyika mu kigoryo sibyo waba yasaze usanga umuntu araje aragufasha aravuze ati ariko se buriya ubona ari Jackie na kanaka abo bantu ubabona gute abantu babona batuzuye ni ibigoryi umuntu aravuze tubona ari wowe na Jackie ubona ati biba bimeze bite ni ibigoryi cyane wowe
wowe ku giti cyawe bajye bakugeranya nandi iki bajye banyigereranya aho ubwo ari bo mbega bo ubwabo bajye bavuga ati ntago ugereranyika njye ndimenya nta mpamvu rero yo kungeranya n'abandi bantu kuko iyo nashonje ntawe ubimenya urumva yego iyo nakubiswe ntawe ubimenya iyo ndi kurira ntawe ubimenya mumbona nasetse yego mumbona nyine ndi kubabwira tu mumbona ndi kwishakishiriza ubuzima uri kukabamenera mumbona ameze neza bro urumva abantu bavuga ko burya uhorana umushiha rero wagira ngo mbanikira guhorana amahane guhorana umushiha guhorana gukanga tuhorana gukanga abagabo noneho uzi neza ko abagabo ari wowe bagukeneye cyane nazo ubundi gambanza nkubaza yego wagira ngo mbanikira amamera hano hari amamera nikoreye kurya mbanikira iki muransetse ahubwo abantu mugira n'ibyo museka mwazamayeho nanjye nkaseka mwana uvuze ngo mu buzima bwawe ntujya useka ndasekera ndetse kabyara n'ibiki mwo kabyaramo ko Jackie ndasekera mwanzi se kubera iki ndaguha umwanya w'iki wo kugusekera hanze aha ngaha ejo bundi nabonye inkuru ngo uratwite tubwira uratwite mwita amafaranga ariko si gusa urabona ahantu hari ase ikambaze nkubaze ibisubizo byawe urabigendana hafi uzi ko nta n'isegonda ishobora gushira utarasubiza umuntu ujya kurangiza kumubaza yagusubije urabona ntabwo muri kumbona imboga bumenyura naje kurya inyama ntayirimo niko tubwire ibisubizo byawe urabigendana biba biri hafi yawe tu cyerekana nyine umuhasira wa nyawe umuntu utagira icyo kuvuga kandi umuntu utavuga avuga kuvuga biri ngombwa gashino ntabwo njya mpfa kurangatwa ngo mvuge ubugoryi ngiye mvuga biri ngombwa ndi mu kazi nyine ndavuga iki se ese ko wavuze ngo uramutse ubonye umugabo uri pose akaba afite amafaranga afite kuba yaguhereza buri kimwe cyose wumva wowe ubwawe ukeneye ese aramutse atekereje kuba yajya kugutuza ahantu wenda runaka wenda nko mu cyaro kugira ngo arebe mu cyaro kumara y'iki mu cyaro cyahe gawe ntajya najya gufata abanyirakura bari bajyana ese mu cyaro cyahe ntabwo wabayo kawo ese ngenda haze ni hehe hasahate ibintu bikimwo kabyara ese hasahate ndahazi se ngewe hasahate mu cyaro ni hano hantu nyine haba ari mu ntara gutyo washivuze muri Canada kubi ni mu cyaro nawe ubwo azabanza ajye guturayo turebe bivuze ngo umugabo udafite uburyo bwe ashoboyemo kuba yagutuza wenda ahantu wowe ubwawe kugira icyo wowe ushaka bivuze ngo uwo muntu ntacyo mwavugana yabaza kumara iki se ubundi umugabo utakuzuza ibyiyumviro byanjye abaza kumara iki ko ibyiyemba n'amaje kubyuzuza kuko yumva yuko ngiye ibyanjye yabicagase uyu yabaza kumara iki se natuna umuke agumeyo suka amaherezo y'umugabo ubwo amaherezo yawe nayo uzashaka umugabo ryari ubwo umugabo uzakwegukana n'ubuhe ugushyira mu maguka abapoza ahantu hamwe ukavuga ati iyi niyo yanjye iyi niyo ndyo yanjye wenda igihe nikigera bizaba man uzabona bibaye surprise uvuze ngo uracyari akaribu cyari akaribu ntabwo urakura nturageza nyine gushaka umugabo ribu harya isa gute baratse sinagira ntakubajije sinagira ntakubwiye ngo utagira ukuri marage kuki ibintu mbyibutse kuko Jackie ejo bundi ngiye gutya mbone umuntu ari itondobokeje avuye hari yangaraje ngatangiye gushyira hanze ngo kuri kwawe ubuhe tumugarukeho ubuhe rero ngize amahirwe ndakubonye tugiye kumuganaho tunota dukeya tumuhereze ukuri nanjye ndagufasha isi yaka kankubwire rero yego ngewe uriya muntu kabisa n'abantu umwe nge naramuvuze kandi muvuga rimwe sinakongera kumusubiramo waba uri kumuhereza amapeti si ibyo n'ibyo ngibyo naba mbaye imbwakazi nanjye cyangwa ukundira nta mwanya mfite ubundi hari umugabo muzima wifata akajya kurira bivuze ngo uriya nta kintu kimurimo imbwa imoka ahubwo ni igiki se cyangwa ni igiki ubundi urarasate mama yake urakona n'ubushobozi afite bwo kwicarana nanjye gutya gusa ariko wamugana ubwo giye numvaga abantu baransetsa yageraga nkumva ni inzu ndonda birota y'abantu baransetsa umuginga yabonye cyane narigeze kumereza utuntu tw'utuganiro ankubita utunote tubiri agira ngo niko bizahora agira ngo niko bikira wahitaho gatoya ahubwo yego ari kumva iri ari ishema ryo kuza kunyicara ku mutwe riri ari ishema ryo kuza gushaka gusebya izina ryanjye bro
ntabwo wamvana ku ntebe nicayeho uyu munsi kabisa. uzabaze njye narwikango ngira njye nta muntu ujya unkanga bro. Uri igikisi, uri mama, uri data, uri igiki. Ese ko n'abakurenze batajya bantinyuka wowe we makubere wowe ninde ukuzi. Ishyari ryarakwishe uri kumva umushiha wenda yewe muzahekenya amenyo muzosara wa mugani w'abarundi. Ibintu bikimoka byara. Nese hasate. Ndahazi se ngewe hasate. Mu cyaro ni hano hantu nyine haba ari mu ntara gutyo. Washivuze muri Canada. Kubi ni mu cyaro. Navuga zabanza agiye gutura yo turebe. Bivuze ngo umugabo udafite uburyo bwe ashoboyemo kuba yagutuza wenda ahantu wowe bwaye kugira icyo wowe ushaka. Bivuze ngo uwo muntu ntacyo mwavugana. Yabaza kumara iki subundi. Umugabo utakuzuza ibyiyumviro byanjye abaza kumara iki. Ko ibyiyemba namaje kubyuzuza kuke yumva yuko ngiye ibyanjye yabicagase. Uyabaza kumara iki sinatuna umuke agumeyo. Suka amaherezo umugabo ubwo amaherezo yawe nayo uzashaka umugabo ryari. Ubwo umugabo uzakwegukana n'ubuhe. Ugushyira mu maguka bapoza ahantu hamwe ukavuga ati iyi niyo yanjye iyi niyo njyo yanjye. Wenda igihe nikigera bizaba man uzabona bibaye surprise. Bivuze ngo uracyara karibu. Ake cyara karibu ntabwo urakura nturageza nyine gushaka umugabo. Ribu harya isa gute. Baratse sinagira ntakubajije sinagira ntakubwiye ngo utagira ukuri marage kuki ibi bintu mbyibutse kuko. Jackie ejo ngiye gutya mbone umuntu ari itondobokeje avuye hari yangaraje ngatangiye gushyira hanze ngo kuri kwawe. Ubuhe tumugarukeho. Ubuhe rero ngize amahirwe ndakubonye tugiye kumugana utunota dukeya. Tumuhereze ukuri nanjye ndagufasha. Isi yaka. Kangubwire rero. Yego. Ngiye uriya muntu. Kabisa. Abantu ngiye naramuvuze kandi muvuga rimwe. Sinakongera kumusubiramo. Waba uri kumuhereza amapeti. Sibyo nibyo ngibyo. Nabambaye imbwakazi nanjye. Cyangwa ukundira. Nta mwanya mfite. Ubundi hari umugabo muzima wifata akajya kuri. Bivuze ngo ura nta kintu kimurimo. Imbwa imoka ahubwo. Nani igikisi. Cyane igiki. Ubundi urarasati. Mama yake. Urakona n'ubushobozi afite bwo kwicarana nanjye gutya gusa. Ariko wamugana. Ubwo giye numvaga giye abantu baransetsa. Gerageraga nkumva ni inzozi ndonda birota. Y'abantu baransetsa. Umuginga yabonye cyera narigeze kumereza utuntu tw'utuganiro. Ankubita utunote tubiri. Agira ngo niko bizahora. Agira ngo niko bikira. Wahitaho gatoya ahubwo. Yego. Ari kumva iri ari ishema ryo kuza kunyicara ku mutwe. Ari ishema ryo kuza gushaka gusebya izina ryanjye bro. Ntabwo wamvana ku ntebe nicayeho uyu munsi. Kabisa. Uzabaze njye narwikango ngira njye nta muntu ujya unkanga bro. Uri igikisi, uri mama, uri data, uri igiki. Ese ko n'abakurenze batajya bantinyuka wowe we makubere wowe ninde ukuzi. Ishyari ryarakwishe uri kumva umushiha wenda yewe muzahekenya amenyo muzosara wa mugani w'abarundi. Areba revo umaze kugeraho akajigimwe. Broski tugaruka kuri abo bantu bose bareba revo umaze kugeraho nkaye kugiti cyawe ufite kunikora utuntu twawe bakajigimwa bose bagasara. Muzokenya amenyo muzosara umugambi w'Imana murosetsa ati murosetsa ngaho muzosara imisi zobabwira reka mbabarire imisi zobashikira ibabwire. Ku kibazo kindi cy'amatsiko y'isengero sibyo urabizi neza yuko ibintu ushobora gukora ukavuga ati ngiye kubona n'umugabo uyu munsi ejo mbonanye n'undi hari ikintu gishobora kuvamo. Ngende machine ntabwo mvuze ngo uri machine ese nakazi ngira ku buryo uvuga ngo akazi kanje no kubona n'abagabo ujya ntabwo ariko mvuze wewe tubanza nyumva je umuntu nyifuje tuvugana amafaranga kuko arabizi neza ko ntabwo burenganzira ufite bwo kunyifuza nta kintu ufite uranyumva neza cyo mba nibere mu kazi kanjye mfite akazi ndakora ndi umukozi kandi sindobanura akazi icyo ntazi ni uguhinga cyangwa kujya gutobatora ibintu natazi urumva ariko mu by'ukuri mugengeje Jack nibere bize ndi mu kazi kanjye ndi guhembwa yanjye kazi uri kunyituniraho kazi umbwira ubusa naho mvanye mu muhanda gashino kanyoko gibanza wirebe bro ubone kundeba
njye mvugana n'abafite gutya umugeni nayo rwose zero. Ikibazo nangiye kukubaza ni ikibazo gisa nkaho cyoroshye gusubiza nkurikije ibindi bibazo bindi wagiye usubiza. Uramutse ugiye kubona ukabona iminsi yawe yo kujya muri regle yarisunitse. Ariko aba yaraciye mu kanwa. Iki? Ati abanacemuka. Uramutse tubivuga mu cyabanda kizima. Uramutse ugiye ukiyumva ko utwite ukisanga utwite wasamye. Hariyo bayisoma bati. Kimuka byara. Wabigenza gute mwana wa mubyara? Nyine bayisama bati. Bayisama bati. Akaguru hamwe agashyize hariya bene ibintu bikaba biri harashya. Kandi bikora buri munsi. Kandi bikora buri munsi. Ibyo bintu rero biramutse bikuba aho uri kunera umushyuka muri kamera nk'aba. Bonye umuntu dushibisheze. Kuko kuba wambaye. Uskuri kunera umushyuka kuri kamera. Umwango ngo wambariye n'iki jacket? Wambariye n'iki? Ni kanzu. Nese iyo hagurutse igera ibigera. Neza kizira no kuntama. Iyo hagurutse ibigera nka yeye. Nge nakubonye wicaye naje nsanga unangira kuri telefone ariko n'ibigera. Ayibonye. Ushaka kwizamura gutya gato. Azamurirwa amaganga wa kibuno. Mwanyishanga y'intoki. Neze ko naguswera umushyitsi nukuza umwishyuza. Hamwe kwishyuza uje wageze kumara iki? Ariko wambwa nta ni wanje ashatse nanakamanika. Ushaka wanakazamura. Itatuwaje sobanura ikintu. Katwirebera tatuwaje. Ko ndi kuri kamera. Katwirebera tatuwaje. Pfu. Reka twirebe tatu. Twirebe. Oya. Biki? Oya. Kandi hano ufite tatuwaje se atari ahangaha. Tweka tatuwaje yahangaha turekura imizi. Muzoyireba. Ase kuki budashaka umuntu areba ibintu live niba wenda yagize kubibona mu buryo bw'amafoto n'iki ariko kuki live ubushaka ko abantu live hagurutse tuvuye n'urugero kandi nkavuga ati nagusuye ko mbona nagusuye ndahava iyi tatuwaje nyibonye zo nuko bikwega mu cyumushe gaho nzana ndashiriye iki oya bahanzureka ushaka wanyishyuza mbwira ushaka ukanyishisha gaskwera uwo nanyo agatuba ngaho ahise yisubira shinora nase Jackie iyo ufite nk'umwanya wo kuvuga ngo ngiye mu mahumbezi ngiye kurura ikirere urahagarara ukavuga ati reka ndebe ikirere kwanga wagira ngo buri gukurura Kigali yose cameraman uza kuza kumfasha agurutse kamera rwose kuza kumfasha unyerekera abanyarwanda bereke ikirere cya Kigali kuntu kiba kimeze Jackie hano twamusuye kuntu bureba ukabona ikirere cyose kirarara ntara hejuru Kigali buri murayireba rebera hejuru iriya hejuru Remera yose uyibona ahantu hose uhabona convention stade Amahoro hose uri kuhareba mukabyara gira ngo barahabona uburyo ibintu bimeze rwose hano buryo ibintu bimeze rwose Kigali yose ubu yifite neza kabisa ibintu byose bari wane neza hano ko ibintu byose kabisa niko Jackie gira message uhereza abantu rero mu tumeze nk'abantu bagana ku musozo nkaho ugiye no kudusezerera musezera singiye gupfa tubwira ati bye bye singiye wowe turagusiga hano ntundi twisubira aho twavuye nyine nabwira abantu nuko nyine tungewe Jackie nyiriho nyihumeka mu gihe nyihumeka ngomba gukora buri kimwe cyose kigira kinezeza ibyumviro byanjye kinyura ibyumviro byanjye kandi nkarushaho gutera imbere nge ndi wabandi ngo bakeneye agatwiko gusa ngiye mari mu kazi bro utazambona kuri kamera ukajyana gutwika gashino ka nyoko kubutuka ufite amahane no kubera nagira se bakuze kujya ukabona umusweranye nateye comment z'amabyi ngo ngiye ngo ndimo ndatwika ndi gutwika Jackie ngewe cyangwa mari kubatwika mu bwonko shiri no mu masohoro bikagera banza mari kubatwika no mu masohoro wa mugani ikanubwiye kubaza kandi kabazo gatoya sibyo iyo kura kurujya muri studio sibyo ugakora amafoto gutya nyine wambaye gusa ntacyo kimwe wambaye arashyuka nyine akihangana akanywa amazi cyangwa ari umukobwa ugufotora ko ujya muri serivisi niyo reka da none se kwa kundi ukora ifoto nigeze kubona gutya wicaye gutya umuhungu yicaye gutya nawe akakwicaraho gutya
umuhungu uyu cyangwa muba mwagize hafi hangana hagiye kwinjira mu buzima bwawe muri prive kugira ngo numve ko ari ubwawe ukuru nagukuramo bibaza gake tonde mbwira nyine bimeze bite nta kibazo cyari gihari we se gusa undi muzimara sinari namwishyuye yanjye se se wazanyishyuye yanga kwicara kuriya tugakora ifoto nzakwishyura cyangwa ntacyo uretse ngiye wicareho ku buntu wicare gutya wicare nka ufite ikihe kibazo nyine umusetse none se ko ubijyura ngiye nkandi kukubwira ati nta kibazo ngiye ku buntu ukabyanga ntabwo mbikeneye ntabwo uri muri mudu yabyo yego pe kandi wari uri kuvuga ngo birimo biragiye none se kuba mbivuze wakashino we ni ngombwa nguze ujye mu maguru ubu n'umushyitsi uramutuka uzatuka n'isi niba ukeneye dore uri Jack rero twasuye kugira ngo tubanze turebe ngo bimeze bite ngira ngo kameramani wanjye ari buze kuza kugenda afata amavideo agiye atandukanye ariko agende ayakubitamo munuze mu nkuru nyirizina muri rusange muraza kuza kugenda mubona ibintu byose uko bimeze gake cyane gatanu kuri gatanu ambo ufite projet zimeze gute rero muri no ntuze muri no sama tugiye kwinjiramo uraduteguza iki abakunzi b'abafana bawe projet zihari ni ingoma nshyashya amafoto n'ibisanzwe meza matamo actually kwa gatandatu ufite BD ikindi n'utuntu dushyashya gufasha abana bo mu mihanda n'iki matamo yego cyo mu kimenye icyo kintu kabisa kirahari burya ntituzajya tunakora duke tugira n'abandi duhereza no mugisha yego uwo mugisha kabisa no mugisha kandi no mugisha mu byukuri Imana ishobora kugira gute kujya inaguhenda ariko kugina kwibukira bitane kavuga ati niba uyu muntu ashobora kugira ibyo akora akagira ibintu akora bigiye bitandukanye akabona ayo mafaranga ariko akavuga ati ya mafaranga nabonye reka ngerageze ntekereze ko nshobora kuba nayabyazamo umusaruro wo kugira gute wo kugira abantu mfasha icyo nacyo ni kimwe mu bintu kigize gute ni mu bintu bigize gute bikomeye cyane Imana ishobora kuyikwibukira ikavuga ati umuntu yarakoze twose wiri gukora ikatukubabarira twatundi tumwe twa Ivi na Ivi from Bucha nende so dakora ibyaha gashima ngaho wa mugani nuko soza ikiganiro cyanjye niba kuri kamera ifite umuhungu bita Classy mu mumoni ushaka rero ushaka ibintu by'ama video bimeze neza cyane ushaka video za anniversaire ushaka video z'ubukwe ushaka amafoto ameze neza cyane kabisa mu buryo bugiye butandukanye faction nimero itagiza ngo ku kiganiro niba unashaka yuko wenda dushobora kuba twakwamamariza nabyo nuko nta kundi ntabone ibyo ushaka kubikora nabyo ufatanye nimero itagiza ngo ku kiganiro ariko hagati aho ngaho hari abantu bashobora kubona nakoze ikiganiro basangemo bamereye nabi bambwira ati waduhaye nimero nimero wazibahaye bikarangira kuko ngenge nkora banga kanimero nshaka abantu bafite amafaranga ariko ni 0780 kane rimwe 29 gatatu rimwe 0780 kane rimwe 29 gatatu rimwe ni WhatsApp yanjye unyandikira dupanga ibizima mbega abantu ntibaza batinda bavuga ngo none se shu hari umuza ngo none se shu ese bayiha bamwe baza batereta se batereta mu biki hari umuntu uza atereta nyine atereta kuvuga utuntu tudutomba uwo ngo ni yahuzo ni mu bishanga umugani w'abantu ngaho ati ni mu bisheke cyane nge niko T-Bless mutaburi imbazi muhamba ari kakasa mutwe kanyu we bakwita ngo iki byandike muri comment nyuma kuri kamera y'amafoto bita Kiss Smoke Place ciao